tubahaye ikaze mu biganiro tudahwema kubategurira uko bukeye n'uko bwije, uko dushojwe n'Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umuti utangaje kandi woroheje, dore ko Imana ijya ikoresha ibyoroheje kugira ngo yiheshe icyubahiro. Ni umuti wa kanseri ya prostate, ariko atari ibyo gusa, ahubwo n'izindi ndwara zifata prostate ndetse n'amabere. Nk'uko tubisoma mu gitabo cy'umudokiteri witwa George Pamplona Roger cyitwa Healthy Dresses. Inyanya ni ibyo kurya bitangaje cyane ndetse byifashishwa no mu kuvura iyi kanseri ya prostate. Ni paje yacyo y'168 ndetse n'169. Tugiye gukurikiza inama zatanzwe nawe, hanyuma twivure kanseri ya prostate. Mbere y'uko tubikora, turasomaho gakeya ku byo bavuze. Bavuze yuko inyanya bimwe mu bituma zivura kanseri ya prostate ari ibyo zifite byitwa lycopene, biziha ndetse n'ibara ry'umutuku. Bivuze ko inyanya dukoresha hano ni inyanya zagize ibara ry'umutuku, dore ko habaho n'iz'icyatsi kibisi. Uyu mudokiteri avuga yuko uko lycopene ijya muri prostate, birumvikana ica mu maraso, digestion yabaye, ngo niko yongerera prostate amahirwe yo kudashobora kudevelopa ingirangingo za kanseri cyangwa se cancer cells. Nubwo inyanya ngo atari zo zonyine zigira lycopene, impamvu zo ari nziza cyane kuri iyi ndwara ni uko akenshi zikoreshwa zivanzemo n'amavuta. Bivuze ko amavuta afasha iyi lycopene kuba absorbed cyangwa se kugera aho agomba kugera neza. Ni nayo mpamvu muri uyu muti wacu, nk'uko babivuze, turaza gukenera inyanya 3, ikiko kimwe cy'amavuta ya elayo, ndetse banavuze yuko n'andi mavuta ari vegetable akomoka ku bimera ashobora gukoreshwa. Rero mu buryo bwinshi batanze harimo gukoresha utumashini twabugenewe mu gutanga umutobe nka blender cyangwa se n'utundi tumashini dukoreshwa mu kubona umutobe. Icyo tutakwibagirwa kuvuga ni uko bavuzemo n'ibindi bintu ushobora kongeramo biri optional cyangwa se bitari itegeko, ushobora gukoresha cyangwa ntubikoreshe. Harimo tungurusumu, indimu, persile ndetse na kano gahingwa kandi kitwa basil. Rero twebwe uyu munsi turashyiramo indimu yonyine muri uyu mutobe wacu tugiye gukora, dukoresheje inyanya 3. Ikindi ni uko turi bukoreshe aka gakoresho gatanga umutobe, ariko ngira ngo nshishikarize n'utabugafite ko ushobora gukoresha lape, ushobora gusekura wabikoreye isuku neza, mbese uburyo bwose wakoresha ukiyeranja, ariko ukabona uyu mutobe uvuye mu nyanya. Umutobe tubonye n'uyu. Tugiye gushyiramo indimu 1, hanyuma dushyiremo n'ikiko kimwe cy'amavuta ya elayo.
nguru uruhuzahuze rwiza umurwayi wese wa prostate cyangwa amabere, haba ari kanseri cyangwa ibindi bibyimba, akwiriye kujya afata byibuze inshuro 3 mu cyumweru. Ni ibitangaza by'Imana yaturemeye, ndetse tugira n'umugisha wo kubona abadogiteri bagiye babivumbura. Ngaho nawe uzabikore, utanarwaye wabinywa ukikingira, ndetse n'ibiryo, mbese si ibinini wanywa ari uko urwaye gusa, ahubwo ni ibyo kurya rwose cyangwa se n'icyo kunywa cy'ibihe byose. Imana ibahe umugisha.